na biriya byitwa za YouTube abana bajyamo bakareba filime by'ubusambanyi n'ibindi byose byangiza mu bwonko byangiza mu mitwe yabo noneho bigatuma bajya muri bya bishuko. Mu by'ukuri twaje hano nyine tuje kwiga ariko ubuzima bwacu bwari kure. Twabonaga ko twatambikiriye cyane twaritereye icyizere. Cyambere nagira bagenzi banjye inama b'urubyiruko ni ukwigirira icyizere bagakora amaboko mu mifuka bagakora kuko hanini dutambikira wenda hari ibyo dukurikiye mu buzima wenda tutaba twabonye tubasha kwibonera tukabishakira ahandi. Mara gutwara inda mu rugo byari ibintu bigoye byabaje umubyeyi wanjye kuko ninjye yari afite njyenyine. Urumva nko kuba umubyeyi yaba agufite wenyine agutezeho byinshi wenda kuzamwereka ibirori narangiza akabona utwaye inda mu rugo urumva ni ikibazo. Zaragoye kubyakira kuri we ndetse no kuri nanjye bintera ikibazo birampungabanya. Mbona igituma abana b'abakobwa batwara inda zidateganyijwe hari ababikora bararikiye ibyo bakeneye mu buzima busanzwe batabasha kubona iwabo. Hari n'abazitwara bitewe n'uko batagiriwe inama cyangwa ngo baganirizwe babashe kumenya ko bakitwara. Icyo kibazo gituma abana batwara inda zitateganyijwe ikibazo hanini amakosa ngewe ndabona amakosa ari ayacu ababyeyi. Ababyeyi kuko ntabwo dukunda kubona umwanya wo kuba twaganiriza abana bacu ngo tuganirize urubyiruko rwacu ahubwo twihugiraho. Ikindi cya kabiri aba bana batoye bageze muri iyi myaka 15, 16, 17 baba bageze mu kigero kibi. Kandi ikindi nabwira aba bana bacu urubyiruko rwacu kuko baracyari urubyiruko birinde kujya bararikira kuko irari ntacyo rimaze. Irari ntacyo rimaze, irari niryo kukoreka rikagutesha agaciro. Nta kindi numva nasaba abana bacu birinde ibintu by'ibishuko. Bigaragara yuko ababyeyi twateshutse ku nshingano dufite mu bana barangije waduhaye ubuhamya ko yabyaye akamara iminsi 3 nta n'uzi ko yabyaye. Igihe cyo gutwita ntibamubonye abyara umunsi arabyara umunsi umwe uratambuka uwa kabiri uwa gatatu ntawamenye ko n'umwana yabyaye. Urumva rero aho haba hariho navuga ngo icyuho cya presence y'umubyeyi kugira ngo umwana agere ku gihe cyo kubyara mare n'iminsi 3 afite uruhinja ari mu rugo rurarwamo n'ababyeyi bombi ntibabimenye. Ni ikintu gikomeye cyane. N'ubwo bwose wenda itorero y'Abangirikani rikorera mu murenge wa Kamembe ariko rifasha abakobwa baturutse mu mirenge duturanye. Usanga harimo abakobwa babyariye iwabo mu murenge wa Kamembe, Gihundwe, Nkanka, Mururu rimwe na rimwe kurumva ko ari imirenge yose izenguruka umujyi. Nk'umurenge rero w'umujyi akaba ari naho itorero rinakorera. Bivuga ngo rero abakobwa bose baraza ahangaha bakiga kandi tukanabakurikirana umunsi ku wundi kugira ngo tumenye imyigire yabo ndetse tukanakomeza kubegera tubereka ko n'ubwo bose baba barabyaye atariho isi irangirira ahubwo bagomba gukomeza kwitabwaho kugira ngo byibuze ibyababayeho byarabaye ahubwo birinde ko byakongera kuba bwa kabiri. Mwongeye kwirirwa abandi mwaramutse bakunze Iyogezabutumwa TV bitewe naho muherereye. Uyu munsi muri iki gitondo cya kare tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 twazindukiye ku itorero Anglikane ry'u Rwanda Diocese ya Cyangugu aho hari umuhango ukomeye cyane aho abakobwa bagera kuri 17 bagiye guhabwa impamya bushobozi z'imyuga itandukanye aho benshi muri bo bize umwuga w'ubudozi ndetse no kuboha uduseke. Ni icyiciro cya kane rero kije gikurikira ibindi byiciro bitatu byayibanjirije. Ni mu rwego rwo kugira ngo bafashe abana batwaye inda zitateganyijwe bari mu ngo kugira ngo bashobore kubagarura icyizere cyo ku buzima ndetse bashobore no kuba bafite byinshi bakwitezaho imbere. N'abana b'abakobwa ubona ko kuva bagera hano muri iki kigo ndetse aho bafatira amasomo atandukanye bamaze kugera kuri byinshi. Twagize rero amahirwe yo kuza kurikirana iki gikorwa, uyu muhango wo gutanga izi mpamyabumenyi aho twasanze abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abayobozi b'itorero muri rusange. Komeza ubane natwe kugira ngo
gahunda zose ziza kubera hano tuze kuzikugezaho 5 kuri 5. Nje muri kumwe ni mugabo Igor Miki. Nkuko nari maze kubibabwira rero ndi kumwe n'umwe mu bahagarariye iki gikorwa kuri diocese ya Cyangugu kugira ngo rero tuze kujyana neza. Pastor, uratangira twibwira unibwira n'abakunzi b'Iyogeza Butumwa TV. Nakoze nitwa Jean Paul Savyimana, umupastori muri Itorero Anglikani y'u Rwanda diocese ya Cyangugu, nkaba nkora mu biro bishinzwe mu biro by'imibereho myiza ariyo departement tubarizwamo. N'iki gikorwa cyabaye niho kibarizwa cyo kwita ku bana b'abakobwa babyariye iwabo. Okay. Pastor, ni igikorwa kije ku nshuro ya 4. Uyu munsi mukaba mugiye gusura abana abakobwa bagira kuri 17 hafi 20. Ese iki gikorwa gahunda yo kugira ngo itorero muri rusange gitegure ni igitekerezo cyaje gute kugira ngo itorero muri rusange ribe ryatekereza kuri abana abakobwa na cyane cyane baratwarinda iwabo? Urakoze nkuko bivuga, iki gitekerezo tumaze imyaka igera kuri 4 dukora uyu murimo wo gufasha aba bana babyariye iwabo gusubirana icyizere cy'ubuzima. Ariko igitekerezo kiza, urabizi ko dufatanya na leta mu bikorwa bitandukanye, turabafatanyabikorwa mu bikorwa byose dukora. Iyo twicaye rero turareba ibibazo bihari byugarije igihugu ndetse n'ibyugarije itorero muri rusange. Ibyugarije itorero nabyo byugarije igihugu, bose ni umuryango umwe. Hanyuma rero habayeho kwicara turareba dusanga iki kibazo cy'abana babyarira iwabo, iyo bamaze kubyara batakaza icyizere, bagirana amakimbirane n'imiryango yabo, imibanire ikahungabana, imibereho yabo igahungabana, ugasanga rero igihugu kirarushaho kujya habi aho kugira ngo kirusheho kwiyubaka. Rero twahereye icyo gitekerezo turavuga tuti reka dukore ivugabutumwa, nabyo ni ivugabutumwa yo gufasha aba bana kubagarura ibyiringiro ko Yesu yaje kugira ngo abantu babone ubuzima kandi babone bwinshi. Kandi umuntu niba agize ikibazo akakora icyaha cyangwa se akagira n'ibindi, cyane cyane bamwe baba banabateye inda atari nabo bagize babafashe ku ngufu, ibyo byose turabihuza rero tukagarura icyizere cy'aba bana ndetse n'ababyeyi babo. Naho rero byavuye. Pastor, urakoze cyane. None se muri iki gihe aba bana mubafasha ni iki gihe gifata hafi igice cy'umwaka cyangwa se n'umwaka ugeraho, abana b'abakobwa mu buryo bwo kugira ngo babashe gukurikirana amasomo, hari aba batwite n'aba barabyariye iwabo, ese murabankadira gusa mu buryo bwo kubaha ubumenyi cyangwa se hari n'uburyo bw'imfashanyigisho y'imitekerereze kugira ngo nibanagarutse hanze muri sosiyete ntibumve ko ari ibicibwa, ahubwo bumve ko hari icyo bagiye kumara sosiyete, ndetse bamwe bumva yuko n'imiryango yabo n'uburyo mushobora kwankadira n'ababyeyi ku buryo n'imiryango yabo bongera bakiyumvamo ko ari abana donc batabaye babyeyi ahubwo bakiri n'abana bakirerwa. Ariko mu by'ukuri tubigisha amasomo menshi, urabona bamara amezi 6, tubigisha amasomo menshi, tubigisha kwakira ibyababayeho, bagatangira ubuzima bushyashya, bakagarura ibyiringiro, tukabigisha no kwihangira imirimo, ko inshuro nyinshi bagwa mu bishuko bitewe n'uko babashukisha ibyo badafite, bigisha kubyishakira. Hanyuma tukabigisha amasomo yo kwiteza imbere, ngira ngo wabibonye twabahaye n'amamashini kugira ngo bajye kwiteza imbere. Tubigisha ijambo ry'Imana ni naryo rikuru, tugendeye kuri Bibiliya, tukabigisha ijambo ry'Imana, tukanabunga n'ababyeyi babo, noneho bababyeyi tugira n'imyanya tubahuza n'ababyeyi bose bakiga, bakanababarirana, bagasaba imbabazi, abandi bakazitanga, buri wese ku ruhande rwe aho yagize intege nke bitewe n'amasomo baba bize. Icyo rero bakoresha aya masomo, iyo bavuye hano ubwabo biteza imbere bikabagira umumaro, ariko iyo bagiye muri sosiyete bafasha na sosiyete basanze. Iyo ya myuga twabigishije iciriritse yo kwiteza imbere, baragenda bagafasha abandi. Hari n'uwo dufite wize aragenda yigisha na barumuna be, nabo babigisha amamashini, nabo barafatanyije baradoda bose. Urumva rero sosiyete bayigira umumaro, nawe ubwawe bazakugira umumaro kuko bazakudodera akandi gapana n'ushaka kudodesha, uzabasange bari abana bigishijwe neza. Pastor, muri iki gihe mumaze gahunda iriho, mubona ari iki imaze guhindura mu itorero muri rusange?
mu itorero rimaze guhindura byinshi. Cya mbere ituma izina ry'itorero, ubundi umurimo w'itorero ni ukuvuga ubutumwa, icyo ni cyo cya mbere. Umumaro wa mbere ni uko utuma abantu basobanukirwa ko itorero ribereyeho kuvuga ubutumwa bwuzuye, ubutumwa buhindura mu mubiri w'umuntu ariko no mu mwuka. Rero bizamura ubuhamya bw'itorero. Undi mumaro bifite ni uko harimo abana bagiye barangiza hano, kuko abana twigisha ntabwo ari abangirikani gusa, naba mu madini atandukanye. Nicyo ni ikibazo nari ngiye kukubaza, ati buriya ntimushobora kuba mufata abana bo mu itorero rya angirikani gusa, ku buryo abandi baza kuvuga ati se ko mbona ibikorwa ari byiza, twebwe twakwisanga muri uwo mujyo gute? Ntabwo twigisha abangirikani, kugira ngo babibonye bamwe bambaye amakapure, abandi baturuka mu madini atandukanye. Gusa icyo tubashishikariza ni uko utagiraga idini agomba kurigira, kugira ngo itorero rimufashe gukomeza kwiyubaka. Umumaro rero bifite, bituma abana batasengaga babasha gusenga, bakaza mu murimo w'Imana mu madini atandukanye. Iyo agiye muri rwose dushima Imana. Undi mumaro wundi, harimo abana twubakiye icyizere, ubu harimo n'abasubiye mu mashuri yabo ya segonderi bari baracikirije. Hari aho dufasha, hari abafashwa n'abandi, tudafatanya na leta, leta nayo iradufasha, ubuyobozi bw'akarere turafatanya. Harimo n'abana basubiye mu mashuri, nk'ubu dufite abana barangije amashuri ya segonderi, barimo dufite ndetse n'abagiye muri kaminuza. Ibyo rero ni ibigaragaza ko ibyo byose yagiye akavuga ati za nyigisho nakuye ku itorero, wabyumvise no mu buhamya bwabo, bigaragaza ko koko hari icyo itorero ryakoze, kandi bikadutera n'umwete wo gukora n'ibindi. Bakunzi b'Iyogezabutumwa TV, nkomeje kubabwira yuko twazindukiye mu gikorwa cyo gutanga impamyabumenyi. Twari kumwe na pasiteri ushinzwe imibereho myiza hano ku itorero rya Anglikani Rwanda, diyoseze ya Cyangugu. Atuganiriye byinshi nk'uko muri gukomeza mugenda mubona mu mashusho. Aba bana urabona ko hari icyizere bamaze kwigirira, urabona ko n'umwana muhoraga mugaseka, bitandukanye n'abana baba bamaze gutwara amada mu ngo iwabo mu babyeyi, usanga ari abantu bigunze. Pasiteri, ni ubuhe butumwa ushobora kugenera aka kanya abanyarwanda ndetse n'abo bana bose bari hanze ubona ko bitereye icyizere badashobora kubona uburyo bwo kubegera mu buryo bworoshye? Ubutumwa njye natanga ni uko abantu bakumva ko n'ubu ngubu turi gufasha abana babyariye iwabo koko, ariko ubutumwa n'aho abanyarwanda bose n'amatorero dufatanije umurimo ni ugukumira kurusha ko abana twabafasha babyaye. Bamwe baragira ngo nadufasha ababyaye gusa, ariko dushyira imbaraga mu rubyiruko, kwigisha urubyiruko ubuzima no kwirinda. Ni ugufatanya gushyiraho ingamba zishoboka zose zituma aba bana badatwara izi nda zidateganijwe, bagakumirwa, bagafasha kwirinda hakiri kare. Ubwo ni ubutumwa bumwe. Ikindi ni ugusaba ababyeyi gukora inshingano zabo, kuganiriza abana, kuko nk'uko babibonye aba bana benshi ni abana bari mu kigero, baba barigeze muri cya kigero cy'ubushyuhe cya adolescence, bya bigero bagiramo kubimanaginga bikabagora. Ni ugusaba n'ababyeyi rero kuganiriza abana, bakaganira n'abana babo, kandi tugasaba n'abana nabo gutega amatwi ababyeyi, ndetse n'ubujyanama bahabwa igihugu cyacu ndetse n'itorero muri rusange. Igaragaye rwose nzi neza ko batanga mesaje zo kwirinda. Rero nubwo butumwa natanga, gufatanyiriza hamwe ingamba zo gufasha abana kutagwa muri ibi bishuko. Pastor, hari ikintu muri no minsi kirimo kiragonga sosiyete nyarwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange. Turi kubona imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa mu buryo bushobora kuba bukwegera aba bana b'abakobwa mu bishuko byinshi, ate n'abakobwa ndetse n'abasore muri rusange, usanga bajya mu biyobyabwenge bitandukanye, ariko ugasanga byose hamwe n'ipfundo ry'ikibazo kimwe muri rusange, ariko ugasanga byose byahereye kuri izo mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi nk'inshingano za diyoseze muri rusange, ntago mubona ko biri kugira icyo bibangamiraho iyogezabutumwa ndetse no umwimerere wabo urubyiruko rw'ikigerwa rukwiye kubona, cyane ko aribo babyeyi b'ejo hazaza tuzaba dufite? Mu by'ukuri uvuze ko social media, izi mbuga nkoranyambaga ari mbi, waba ubeshye cyangwa se naba mbeshye cyangwa n'ibindi, ariko biba bibi iyo bitewe n'uko ugiyemo buyagiyemo. Pere no kuri icyo uvuze, na bimwe muri za nyigisho twigisha no kwigisha abantu kuri kw'ibintu, ukamenya niba ari imbuga nkoranyambaga, akamenya ko azikoresheje neza zamujya umusaruro mwiza,
ariko bijyamo nabi nabwo bizamugiraho ingaruka mu bigo bubi. Rero no kwigisha abantu uburyo bwo kwitwararika kuri ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga za social media ndetse n'aya matelefone. Ayo matelefone abana batunga, se umwana atunze telefone kuyihe mpamvu agiye kuyikoresha iki? Ni uguhamagara mu bigo busanzwe cyangwa se izamubera satana yinjiramo, azinjiramo akabashuka babahungu bamaze kuraruka bakaba arizo babashukiramo babahamagara amajoro n'amanywa. Ibyo byose no kubiganiza abantu uburyo bwo kubyirinda no kubigendamo. Biriya byitwa za YouTube abana bajyamo bakareba filime by'ubusambanyi n'ibindi. Ibi byose byangiza mu bwonko, byangiza mu mitwe yabo, noneho bigatuma bajya muri bya bishuko. Ibyo rero byose no kubyigisha abana bakamenya kubyirinda, bakamenya uko babihunga, akayikoresha ikintu mu mwanya mwiza. Muri social media za YouTube hari ivugabutumwa, hari ubutumwa bwiza, hari n'ibindi. Najya gukirika rero ajya kureba bijyanye n'iby'ubusambanyi biramwangiza, arare nabi, yirigwe nabi, ejo azabeho nabi, ashiduka yagiye kubishyira mu bikorwa. Ibi byose no kwigisha abantu uburyo bwo kubihunga. Murakoze cyane mwese mukomeje kudukurikirana. Nakubwiye ko turi bukomeze gukurikirana gahunda zose ziri kubera hano kugeza kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Pastor murakoze cyane. Murakoze namwe kandi Imana namwe ibahe umugisha cyane. Namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Nkuko nari maze kubibabwira rero ndacyari kumwe bahawe impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, ariko kandi kumwe n'umubyeyi ndetse ari no bafasha mu buzima bwa minsi yose kugira ngo abana bafite uyu munsi. Ntabwo ndi butinde rero kugira ngo ducunguze uburyo mwete kubona ko cyo gikomeje kugenda gihinduka. Mama uratangira utwibwira. Murakoze, nitwa Kirebwa Eva, nkaba ari Presidente wa Mothers Union mu itorero Anglikani Diocese ya Cyangugu. Hanyuma aha turi akaba ari ku cyicaro cy'umushinga wa Mothers Union ufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira umwuga bakwiga, cyane cyane uyu w'ubudozi, ko dufite n'abandi bakorera hirya no hino muri iyi diocese bakora bitandukanye, ariko hano tubigisha kudodesha imashini kugira ngo babone umwuga wabafasha kubaho mu buzima bitandukanye n'ubwo bari barimo. Uyu munsi ni icyiciro cya 4. Ese n'abana bangahe bagiye bahawe impamyabumenyi? Ese mwamubafasha gusa kubigisha umwuga cyangwa hari n'ubundi buzima busanzwe mubigishana, cyane ko buri umwana utwara inda mu rugo agira ihungabana runaka ahura naryo? Murakoze cyane. Kuri iki cyiciro cya 4 hashoje abana 18, batangiye ari 25, abandi bagenda bagira imbogamizi zituma bavamo, ari ukubura uko basiga abana babo, ari ukubura uko babyitwaramo. Biza kuba ngombwa ko dukomezanya n'aba bashoje uyu munsi iyo tubakiriye, kuko twe turi itorero, turi ababyeyi bashingiye ku nyigisho za Bibiliya. By'umwihariko tubanza kubahumuriza tubabwira ngo nubwo bakoze ibintu sosiyete itemera ndetse n'ijambo ry'Imana ridashima, ariko Imana yo n'urukundo iracyabakunda. Turabahumuriza tukababwira yuko nubwo byagenze gutyo bashobora guhinduka kandi bagasubira mu nzira y'Imana ikabakunda, ndetse n'ababyeyi babo bakabagirira imbabazi. Ubwo rero tubigisha uburyo bwo kubaho bifitiye icyizere, bongera guhanga ayandi mahirwe, kugira ikindi cyerekezo cy'ubuzima. Cyane cyane tubigisha ko iyo bahindukiye bakiyunga n'Imana, biba ngombwa ko biyunga n'ababyeyi, abantu bose baba barababaje. Tubigisha uburyo bwo kwita ku bana babo neza, babaha urukundo rukwiriye, kuko ari bo bonyine baba basigaye bita ku bana babo. Akenshi iyo batewe inda zidateganyijwe nk'uko ababateye inda ntabwo bakomeza kubaba hafi, ahubwo barabahunga bagasigara birwanaho. Ubwo rero tubigisha kugira ngo bagire urukundo ruhagije rwo gukunda abana babo no kubitaho, ndetse tukabafasha no kugira umwuga wabafasha kugira ngo bihe icyo bashaka bo gusubira muri bwa buzima. Uyu munsi
urebye kuva ku cyiciro cya mbere kugeza uyu munsi ese hari abo mwafashije bari hanze mushobora kubona uburyo mubakurikirana mumenye ngo ese nyuma y'uko bavuye hano ubuzima bwagenze gute ese donc hari uburyo runaka buriho bwo gukurikirana abana bavuye hano? Turabakurikirana abantu bose baciye muri iri shuri cyane cyane ko tuba twarubakanye n'ubushuti tugerageza kumenya amakuru yabo turabasura dufite umuhuzabikorwa w'umuryango Mothers Union umupasiteri wamubonye ndashaka abandi bakajyana mu ngo gusura abana gusura ababyeyi ndetse by'umwihariko tujya tugira amahirwe iyo tuganirije nabo igihe kirekire bagahinduka usanga bongeye bagasubira iwabo bakaba abakobwa beza bakaba abakobwa babengukwa bagasabwa ubu ngubu hari abakobwa 5 twashyingiye n'ubu muri iki cyumweru dushobora gutaha ubundi bukwe ubwo rero turabakurikirana abafite imirimo nkaha ku cyicaro tugira izi mashini dufite izo tubigishirizaho hari igihe tubona abantu bashaka imyambaro y'ishuri muri babandi twigishije tukabasaba bakaza tugafatanya tukabakorera tugakora iyo myambaro y'ishuri bakabonamo amafaranga no kuvuga ngo rero abagiye ntabwo bagenda burundu aho bagiye hose dukomeza kubakurikirana. Ubona ko ikibazo gikomeje kudutenguha ariko gushaka no gushobora hano rero nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe na bashiki banjye barangije n'abana ko kubona ko bafite icyizere muri bo ubona ko muri bo bafite ahazaza ndi kumwe rero n'umwe ibumoso bwanjye yambaye ingofero nziza iyi ngofero rero buriya benshi bazi ko ihabwa abantu baba barangije kaminuza ariko n'aba bana urabona ko hari aho iyi buzima bumaze kubaha icyizere uko mubibona rero ngaragiwe na bamwe mu bana bakirangiza hano ndetse bahawe impamyabumenyi uyu munsi iburyo bwanjye hariho umwe n'ibumoso bwanjye hari undi kugira ngo watangire twibwire. Amazina yanjye nitwa Uzayisenga Brandine nkaba nturuka mu mudugudu wa Bashimahembe nkaba naraje hano kwiga umwuga w'ubudozi tukimara kwiga twahuye turi abakobwa twese duhuza ikibazo kimwe twarabyariye iwacu tumaze kwagira nyine twatangiye umwuga wo kudoda turadoda turigishanya turawuhurana tugirana inama twese nuko kugirana inama nyine byaje tugeraho nyine biba ngombwa ko turi burangize amasomo yacu twatangiye rwose umunsi rero twayashoje kandi nubwo twayashoje ntabwo tuzagenda ngo duceceke tubisubize tubirekere aho tuzakomeza umwuga w'ubudozi nk'uko twabyize twiteze imbere duteze n'abandi imbere wenda bakigana nabo tubagira inama y'uko nabo bana nyine bakegera ababyeyi hano badufashije nabo bakabafasha. Uyu munsi uhawe impamyabumenyi umaze amezi 6 ukurikirana amasomo uhabwa na Mothers Union uyu munsi ushingiye kuva wagera hano ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi uhawe impamyabumenyi ubona ari iki kimaze guhinduka mu buzima bwawe? Nari bimaze guhinduka yuko naje ntazi no kukidara kudoda umwenda nkawudoda nkawurangiza nawe ubukeye byinshi inshuti baratubwiriza abavuga ubutumwa baratubwiriza twegera ijambo ry'Imana bahigira ibintu byinshi cyane. Uyu rero mubona uyu ni Brandine amaze amezi 6 hano ari mu cyiciro cya 4 cyawe impamyabumenyi uyu munsi ariko nk'uko nawe abyivugiye kuva yagera hano hari byinshi bimaze guhinduka mu buzima bwiwe cyane ko asa nk'umaze kugarura icyizere ndetse nawe ushobora kujya mufasha kuba yatangira ibikorwa byiwe. Uburyo bwa mbere ndi kumwe na Chefene usa nk'aho we wari chef de classe wabo. Murakoze nanjye amazina yanjye nitwa Tuyisaba Sinati abanturuka mu murenge wa Gihundwe akagari na Kaburunga mudugudu ni Gacamahembe nanjye nkaba naraje hano kwiga umwuga w'ubudozi hamaze igihe kingana n'amezi 6 mu by'ukuri twaje hano nyine tuje kwiga ariko ubuzima bwacu bwari kure twabonaga ko twatambikiriye cyane twaritereye icyizere ariko nyuma yo kuza hano baraje hano baratwakira baradufasha tuhigira umwuga duhura ndetse n'aba bagenzi banjye mubona hano tugenda duhana ubuhamya
bw'ibyatubayeho tugenda twiyakira tugirana inama uyu munsi urebye wowe Asinati kuva wagera hano muri iki kigo ugahabwa amahugurwa ndetse ukanafashwa kongera kwigira icyizere umuco nyarwanda hari ibyo utubuza ariko umubiri ugashika bikabaho uyu munsi ni irihe somo wakuyemo ni n'ikihe kintu ushobora kugira urubyiruko bagenzi bawe nk'inama ikintu cya mbere nagira bagenzi banjye inama b'urubyiruko ni ukwigirira icyizere bagakora amaboko mu mifuka bagakora kuko ahanini dutambikira wenda hari ibyo dukurikiye mu buzima wenda tutaba twabonye tubasha kwibonera kubishakira ahandi ariko iyo wakoze ubibona utagiye gusaba rero aba bana ubona nyuma yo guhabwa amahugurwa barahabwa n'imfashanyigisho zo mu buzima busanzwe kugira ngo nibanagera hanze ibyo bahawe ntibisigare hano ariyo mpamvu ubona inkikijwe n'imashini zitandukanye bijyanye n'ubumenyi abana bahawe twabonye ko badoze amashati meza amapantaro ni abana ubona ko bafite ubumenyi turaza kugira akanya kuganira n'ababyeyi babo ariko ku rundi ruhande hari n'abandi benshi mwagiye mubona ubona ko nk'uko pasiteri yabivuze kare ni abana bari mu matorero atandukanye ntabwo itorero rya Anglikani Rwanda ryigeze rivuga ngo bashyireho limite y'abaza cyangwa se ngo babakire murabona ko mu bana 17 18 barangije uyu munsi nk'uko mwakomeje kudukurikirana iruhande rwanjye ndi kumwe Izabaye Claudine nawe ni umwe mu bana barangije ariko twifuje kuganira nawe by'umwihariko murabona ko hano nanjye nabaye umubyeyi n'umwana wa Izabaye Claudine ariko rero Izabaye Claudine kuva wagira hano twabonye ko hari ibintu byinshi umaze kumenya gukora sibyo ese ukimara gutwara inda mu rugo babyakiriye mara gutwara inda mu rugo byari ibintu bigoye byabaje umubyeyi wanjye kuko ninjye yari afite njyenyine urumva nko kuba umubyeyi yaba agufite wenyine agutezeho byinshi wenda kuzamwereka ibirori narangiza akabona utwaye inda mu rugo murumva ni ikibazo zaragoye kubyakira kuri we ndetse no kuri nanjye bintera ikibazo birampungabanya ariko nyine nyuma umuntu agenda yiyakira buke buke nk'umubyeyi nyuma y'aho ugereye hano ubona nyuma y'uko babahuje n'ababyeyi mukaganira nawe ugatangira kubona amahugurwa hano ubona umubano hagati yawe n'umubyeyi cya cyizere cy'uko uzamwereka ibirori kitaragarutse icyizere aragifite cyane kuko nyine mbega icyizere aragifite nk'uko rero mubibona urabona ko Claudine wewe icyizere cyo urabona ko n'akanyamuneza afite ni kose nyuma y'uko ugiye gutangira kwihangira umurimo hanze itorero rya Anglikani riguhaye imashini riguhaye n'ubumenyi ese hanze ugiye ni iki ugiye guhindura muri wowe ni ikihe kintu ubona kuvuga ati nanjye muri iki gihe runaka nzaba ngeze ahangaha ikintu ngiye gukora ngiye kugenda njye mu rugo nyine njyana imashini bampaye nkore niteze imbere singire icyo nsabiriza nimba wenda nari kuzagwa mu gishuko cyo kuvuga ati ndi gusaba iki ngiki ndi gusaba iki kuko nzaba mfite imbaraga zanjye ndi gukora kandi kubera nyine n'iki gikoresho bampaye nta bundi burangare umuntu yakongera kugira kuko ujya gusaba kubera ko udafite mu gihe ufite aho uri gukura rero ugomba nyine gukora ese nk'ababyeyi iyo umwana atwaye inda ubona bahita bamukura amaboko bakaba bamwirukana mu rugo cyangwa se bagatuma atorongera abo babyeyi ni izihe n'iki wababwira nk'ubutumwa nk'umwana ubona ko wari waguye wongera urabyutse noneho ubuzima wongera gutangira inama nabagira ni uko nyine batajya bahita ko barakarira abana babo kuko akenshi na kenshi biba ari nk'impanuka kandi nyuma y'ibiba byabaye ubuzima burakomeza ubukwe bushobora kuba bitewe n'uko umuntu yifatiye icyemezo Claudine urakoze cyane murakoze nawe nk'uko bakomeje kudukurikirana tugiye kwakira undi munyeshuri umwe urangije nawe aduha ubuhamya bwiwe hanyuma turaza gukomeza na gahunda zacu mugume ku murongo
uyu nawe n'undi munyeshuri turi kumwe nawe watangira twibwira. murakoze nitwa Iraduha Liliane. Iraduha Liliane nawe uri mu cyiciro cya 4 kirangije amahugurwa ndetse n'amasomo y'ubudozi. Yego. Ese niki ubumenyi ukuye hano bugiye kukumarira mu buzima bwo hanze? Ikintu nkuyangaha ubumenyi kandi bugiye kumfasha kwiteza imbere. Ese ubona koko igituma abana b'abakobwa batwara inda? Mfasha urugero kuri wowe kubera yuko ni ibintu biba bisanzwe bo mu buzima. Igituma abana b'abakobwa batwara inda ubona hanini muri ubu buzima bwo hanze mbere yuko uza hano wowe ku giti cyawe wabonaga ari nk'iki? Ngewe uko mbona igituma abana b'abakobwa batwara inda zidateganyijwe, hari ababikora bararikiye ibyo bakeneye mu buzima busanzwe batabasha kubona iwabo. Yego. Hari n'abazitwara bitewe n'uko batagiriwe inama cyangwa ngo baganirizwe babashe kumenya ko bakitwara. Okay. Uyu munsi uhawe ibikoresho, uhawe n'ubumenyi ugiye mu buzima bwo hanze, ubona ibyo abakobwa bararikira, ubumenyi uhawe hari icyo bugiye gufasha mu buzima bwo hanze kugira ngo nawe ibyakubayeho bitazongera kuba byakwisubira? Cyane rwose, kubera yuko nimba agenda ararikiye telefone bamuha cyangwa se uwo mwenda mwiza, ndakeka ngewe ngiye kujya mbyiha. Yego. Uretse n'icyo ngicyo itorero rya Anglikani ryabaye n'ubumenyi bwa Bibiliya, ndetse ubona ko n'abana ubona ko apari ko ari icyizere cy'ubuzima busanzwe, banafite n'icyizere cyo kuba mu Mana mu bundi buryo muri rusange. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza duhaye. Murakoze namwe. Nkuko nakomeje kubabwira rero, ndakomeza kubagezaho gahunda zose ziri kubera hano kuri Diyoseze ya Cyangugu. Ndi kumwe n'umubyeyi umwe mu bana barangije amahugurwa uyu munsi, bahawe amasomo menshi. Mubyeyi, batangira twibwire. Murakoze cyane, nitwa Mukankusi Tasiyana. Yego. Nkaba ndi umubyeyi umwe mu babyeyi barereshaga abana hano, bigaga hano ku Bangirikani, biga kudoda, muri make biga iby'imyuga, iby'ubudozi. Yego. Twabonye ababyeyi ndetse n'abana n'ababafashaga mu buzima busanzwe bafite akanyamuneza kuzuye, donc ibyishimo byabasaze bose. Ariko kuva umwana yatangira kugira hano, ese wabonaga koko ufite icyizere cy'uko ashobora kongera kwigarura icyizere akagaruka mu buzima busanzwe? Okay, murakoze. Tukiri aho ngaho, umwana agitangira kuza hano, njyewe nabashije kuba nagira duti, ariko igihe cyaje kugera umupapa umwe uyu wabigishaga kudoda arampamagara ambwira ko ari ujye ubafasha kwiga. Pe nagaruye icyizere akimara kumbwira ko aribo babigisha, kugeza uko nagiye ntangira kubona umwana hari igihinduka mu buzima bwe, mbona hari igihinduka mu mibereho yiwe, mu myifatire yiwe, uko yifataga mbona hari cyahindutse pe. Kandi ngiye byaranshimishije kugeza n'uyu munsi mbyiboneye, mbona nkubone biranshimishije cyane. Nk'umubyeyi twakomeje kugenda twumva abana benshi cyangwa se n'abandi bantu bavuga ati hari ibyo ababyeyi baba bagomba abana batabagenera cyangwa se batabaha, bigatuma bamwe mu bana bagwa mu bishuko birano hanze, bakaba banatwara n'izo nda zitateganyijwe. Ese nk'umubyeyi ubona koko hari ibyo ababyeyi bagomba abana batari kubona, cyangwa se n'abana batari kuganirizwa byimbitse? Donc ikibazo nyirizina kiri gutuma urubyiruko sifite abakobwa kenshi bari gutwara inda zitateganyije ubona ari ikihe? Okay, muri icyo kibazo gituma abana batwara inda zitateganyijwe, ikibazo hanini amakosa ngewe ndabona amakosa ari ayacu ababyeyi. Ababyeyi kuko ntabwo dukunda kubona umwanya wo kuba twaganiriza abana bacu, ngo tuganirize urubyiruko rwacu, ahubwo twihugiraho. Ikindi cya kabiri, aba bana batoya bageze muri iyi myaka 15, 16, 17 baba bageze mu kigero kibi. Ikigero kibi baba bageze mu gihe cyo kuba babasha kurarikira, ariko uyu mubyeyi atamubaye hafi, ibyo ari byo byose umwana agenderanirako. Yego. Nicyo rero gituma njyewe nkimara kubona ko koko ibyo yari ari kwiruka nk'ari ukuri,
byatumye ngira akanyamuneza ndishima kandi numva ko ibyo ari byo byose ngomba kujya mpora muganiriza ngira igihe cyo kubasha kumuganiriza na mugenzi uri mu rugo n'abandi nyine bari mu rugo nkabasha kubafatira umwanya wo kubasha kubaganiriza. urabona umwana agize amahirwe abonye ahawe ubumenyi bwo kuba nawe yakwishakira bimwe mu mibereho ndetse akaba agira n'icyo yakunganira mu muryango. Ese aka kanya ni iyihe nama wagira ababyeyi bari hano hanze batabashije kubona ayo mahirwe yo kuba abana babo bahabwa ubumenyi cyangwa se bafite n'abana bahuye n'ibibazo nk'ibyo abandi bahuye nabyo? Murakoze cyane. Ikintu nahereza ababyeyi bagenzi banjye ho ubumenyi uyu wanjye akuye hano njye ndishimye. Icyo nababwira nuko twajya dufatikanya njye nkabatoza nkabegera nkabafasha bakajya babasha kugira kujya bagirira abana babo umwanya wo kubasha kubaganiriza, kuko iyo tuganirije abana bacu hari ikintu kibafasha. Yumve ntiyumve ariko wamuganirije nta kibazo kirimo. Kandi ikindi nabwira aba bana bacu urubyiruko rwacu kuko baracyari urubyiruko birinde kujya bararikira kuko irari ntacyo rimaze. Irari ntacyo rimaze, irari niryo kukoreka rikagutesha agaciro. Nta kindi numva nasaba abana bacu birinde ibintu by'ibishuko. Izi mashini babahaye nk'abana bafite ubwenge icyo kurarikira babe barakikuyemo bafata iyi mashini pe igomeza ishobora kubafasha mu buzima bwabo bwose. Hari n'ikindi kintu tujya tubona hanze kugira ngo ubuzima bw'abana imashini imwe hari ukuntu gahunda za leta y'u Rwanda bashyiraho gahunda yo kujya muri koperative abana bakishyira hamwe nko kuba bigiye hamwe. Nk'ababyeyi ndetse n'abana ni iki mutekereza kuba mwakongera ku nama cyangwa ubumenyi hano itorero bari bahaye? Ngewe icyo nafasha nakongera ku bumenyi bw'aba bana njye nishimiye imashini mwabahaye. Ikindi kintu ngewe numva nshobora kuba nabafasha haramutse hagize ikindi mubasha kuba mwabasaba kugira ngo babashe kwibumbira mu makoperative pe njye ndi tayari gufasha umwana wanjye. Rero yari umubyeyi twamo turaganira kandi ibyo atubwiye urumva ko bifite no bihura nayo benshi mu bana ibyo bagiye bavuga ndetse anibutsa kugira inama ababyeyi kujya bafata umwanya bakaganiriza abana babo yaba umukobwa yaba umuhungu kuko bose iyo baguye hari igihe bagwira rimwe kandi kubyuka bikaba byagorana iyo utabonye amahirwe y'umuntu kugira inama cyangwa se ngo yagufasha nk'uko Eglise Anglikani iba yabikoze. Mukomeze ku murongo naho mukanya. Twakomeje kuganira umwanya munini tugeze ku musozo w'igikorwa ku cyaduje no kuva mu gitondo. Ese ni izihe nama mwagenera abana ndetse n'ababyeyi babo ariko kandi mukanibanda kuri sosiyete muri rusange y'abana bari hano hanze bashobora kugwa nabo mu bishuko nk'ibyo mumaze igihe mutoza baguyemo? Urakoze cyane. Abana tumaze iminsi dutoza twigisha umwuga. Icyo nabasaba nuko bakomeza inama twabagiriye, inama zo gukomeza kwigirira icyizere kandi bagatangira paje nshyashya bagahindura ubuzima bwabo. Tubahaye umwuga wo kugira ngo ubafashe guhindura imibereho, kureba imbere, hanyuma no kubafasha kuva mu mateka yo babarizwagamo nk'abakobwa babyariye iwabo bakunsa abana bakabarera ariko bagacutsa bazi ko bagiye gutangira ubuzima bushya bakiga umwuga bakabona mu mibereho. Abashaka gukomeza kwiga bagakomeza kwiga, abashaka kwiteza imbere bakiteza imbere, kuko hari ubuhamya twagiye tubona bw'abantu yahereye ku mashini imwe idoda akaba afite uruganda rw'imyenda kubera intego yihaye. Bashobora rero gutekereza cyane. Igihugu cyacu kijya inama ngo kugira inzozi ndende, bagatekereza cyane. Umwana akavuga ati hari aho ndubu uyu munsi, hari aho itorero ryamfashije kugera, nanjye hari aho nifuza kugera. Abashaka gukomeza kwiga mu mashuri asanzwe ashobora no kujya doda mu mwanya w'ikiruhuko nimugoroba muri weekend
iminsi isanzwe akajya ku ishuri akiga, ugasanga umwana arangije na kaminuza ariko yarahereye ku mashini. Ndumva ko ubundi abana bato, abakobwa, abasore batwarwa n'irari y'ibyo ashaka. Ubu mwuga bahawe ushobora kubafasha kwibonera telefone ashaka, kubona umwambaro ashaka n'inkweto ashaka. Ariko ubundi butumwa bukomeye n'ubwo guha ababyeyi. Bigaragara yuko ababyeyi twateshutse ku nshingano. Munsi hari ibintu byashuguri, abantu bazinduka bajya gushaka ubuzima, abazi ngo ikintu bakorera umwana ni ukumuha ibiryo, enda no kumurihira amafaranga y'ishuri, ariko umwanya wo kuganiriza abana uhereye no ku cyiciro bagezemo. Umwana muto, umwana umwangavu, kubatoza imirimo, kubabwira ibyo birinda. Umuco wa Kinyarwanda ugira kirazira. Kirazira umukobwa ugeze kuri kigero kwifata gutya, kwambara gutya, kuvuga gutya. Bene ibyo rero umuryango wacu wateshutse ku nshingano, bituma abana basa n'abirera n'abafite ababyeyi, kuko ababyeyi barashaka imibereho, barashaka amafaranga, ariko ubuzima bw'umwana, kugira umwana inama, kwicarana nawe ukamubaza amakuru, aho wagiye ku ishuri uko bimeze, ibyiza habona, ibibi yahuriyeyo nabyo, kugira ngo ibibazo byabaye umunsi ku wundi bikemuke. Niba hari n'imyitwarire, hari na benshi batareba umwana. Dufite mu bana barangije waduhaye ubuhamya ko yabyaye akamara iminsi 3 nta n'uzi ko yabyaye. Igihe cyo gutwita ntibamubonye, abyara umunsi, arabyara umunsi umwe uratambuka, uwa kabiri, uwa gatatu, ntawamenye ko n'umwana yabyaye. Urumva rero aho haba hariho navuga ngo icyuho cya presence y'umubyeyi, kugira ngo umwana agere ku gihe cyo kubyara, mare n'iminsi 3 afite uruhinja ari mu rugo rurarwamo n'ababyeyi bombi ntibabimenye. Ni ikintu gikomeye cyane. Rero basaba ababyeyi gusubira ku nshingano zo gukurikirana uburere bw'abana, bwo kubaba hafi, kubagira inama, cyane cyane no kubasengera, kuko twizera yuko ibyo tudashobora, ibidashobokera umwana w'umuntu, Imana ibishobora. Abana bacu nibasohoka agiye ku ishuri ukavuga uti Imana sinzi abo yiriranwa nabo, Imana sinzi izindi nyigisho ahabwa, ariko umundindire, umurinde, umugire inama nziza, ntagaruka ushima Imana, unamubaza ibyo yiriwemo. Ibya bindi twumva tudashoboye tubiragize Imana. Nibyo nasaba ababyeyi rero kujya mu nshingano zabo, noneho ibindi tukajya tubiragiza Imana. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nkuko twababwiye ko dukomeza gukurikirana igikorwa kirimo kirabera hano kuri Diocese y'Abanglikani mu karere ka Rusizi. Mu gikorwa kirimo kirahabera, twagize amahirwe yo kubona n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze, aho uwo turi kumwe nawe twagerageje kumuganiriza, ariwe tuhagaranye kugira ngo tumubaze bimwe mu bibazo, tubone ishusho nyirizina igikorwa nk'iki cyo gisize mu karere ndetse no mu murenge y'abayoboye. Bwa muyobozi muhawe ikaze. Murakoze. Nitwa Abdul Ntamvukiye, nk'abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Kamembe. Kuko mwatubonye ko natwe twitabira iki gikorwa cya graduation y'abakobwa batewe inda zitateganyijwe, bakaba bamaze amezi 6 bari kwiga hano ku itorero ry'Abanglikani. Iki ni igikorwa twavuga ko ari ngarukamwaka, si ubwa mbere kibaye, kuko ndumva ari ku nshuro ya 4, kandi uko byagenda kose n'ubwo bwose wenda itorero ry'Abanglikani rikorera mu murenge wa Kamembe, ariko rifasha abakobwa baturutse mu mirenge duturanye. Usanga harimo abakobwa babyariye iwabo mu murenge wa Kamembe, Gihundwe, Nkanka, Mururu, rimwe na rimwe, kurumva ko ari imirenge yose izenguruka umujyi. Nk'umurenge rero w'umujyi akaba ari naho itorero rinakorera. Bivuga ngo rero abakobwa bose baraza ahangaha bakiga, kandi tukanabakurikirana umunsi ku wundi kugira ngo tumenye imyigire yabo, ndetse tukanakomeza kubegera tubereka ko n'ubwo bose baba barabyaye atariho isi irangirira,
ahubwo bagomba gukomeza kwitabwaho kugira ngo byibuze ibyababayeho byarabaye, ahubwo birinde ko byakongera kuba bwa kabiri, kandi bizanabafashe kugira ngo bakomeze kwiteza imbere binyuze muri bya bikorwa cyangwa se binyuze muri ya masomo bahabwa, yaba yo ku mubiri, yaba bateza imbere, yaba n'ibyo baba bari kwiga bijyanye n'ubudozi, kuko ni igikorwa, ni ukwiga imyuga kandi baba bifite icyo bizabafasha ejo hazaza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ese uyu munsi mu murenge haba hariho uburyo mu gahunda iriho yo gukurikirana abana baba barangije amahugurwa hano? Murakoze. Aba bana baba barangije amahugurwa aha ngaha, ikintu cya mbere twe dukora nacyo wenda twanavuze na mbere, ni ukureba uburyo tubabumbira hamwe. Ku buryo urabizi ko umuntu uri gukora wenyine agakora wenyine, buriya akaboko kamwe, bavuga ko akaboko kamwe buriya katica inda. Iyo bashaka kuvuga ngo urwara rumwe ntirwica inda, cyangwa se akaboko kamwe katagira icyo kimarira, iyo abantu bakoreye hamwe bafatikanyije, bazana ibitekerezo bitandukanye, bakagira uburyo baguka mu bitekerezo, baguka mu mikorere, kugira ngo byibuze bibashe kubateza imbere. Twebwe nk'umurenge icyo tubashishikariza nk'ubuyobozi kwibumbira hamwe, bakibumbira hamwe bagakora nk'ishyirahamwe, bagakora nka koperative, kugira ngo bashyire imbaraga hamwe, ndetse n'icyo bashobora kubona kibe gishobora kubafasha bose muri rusange. Ikindi wenda tukora nyuma yo kubashyira hamwe, dushobora kubashakira n'ahantu bashobora gukorera, tukareba dufite isoko bita La Petite Colline, tuba dufitemo imyanya ihagije, baramutse baba badafite igishoro nk'abantu bagiye gutangira gukora, dushobora kubashyira hamwe tukabarebera ahantu bashobora kuba bakorera mu gihe runaka batarabona ubushobozi bwo gukodesha ahantu hanini hafatika, ariko byibuze bakaba bafite ibyo bakora. Iyo rero bitanabaye, tunabashishikariza ko banakora, bakareba aho bashobora gukorera hashobora kubafasha, kugira ngo byibuze bagire icyo bashobora kugira gute kubafasha cyabateza imbere. Kuko urumva yaba ari mu ntangiriro, buri muntu akirangiza kwiga aba agifite byinshi agomba gukora, haba ibyo akora, aba akeneye kubinoza, ndetse n'aho akorera, gushaka aho akorera kugira ngo bibashe kumufasha. Ariko ntibyavuze ko n'ubundi tukomeza kuvugana nk'imishinga ya kompasiyo, kuvugana n'ibigo by'amashuri bidodesha imyenda y'ishuri, ku buryo bashobora kubafasha nabo rimwe na rimwe, bakaba bashobora kubaha akazi kugira ngo byibuze bakomeze bumve ko bari kumwe n'ubuyobozi. Ikindi nk'ubuyobozi dukora ni ukubakurikirana, kumenya se bya bikorwa za mashini bahawe uyu munsi nka turukiti ko bazibahaye kugira ngo zibafashe, bo barimo barazikoresha, niba se koko barimo bazikoresha hari icyo zibamarira. Nuvuga ngo rero na gahunda yo kuzajya tubasura kugira ngo tumenye niba koko ibikoresho bahawe barimo babikoresha, kugira ngo bakomeze babibyaze umusaruro, bakomeze batere imbere. Turagushimiye bwana muyobozi. Murakoze, namwe turabashimiye. Bakunzi b'Iyogezabutumwa TV, rero nkomeje kubashimira mwe mwabanye natwe kuva kusaza mu gitondo kugeza aya masaho. Igikorwa cyari kiri kuri Eglise Anglicane Rwanda, Diocese ya Cyangugu, cyo guhereza amamashini aba bana barangije amahugurwa hano, icyiciro cya 4 kimara amezi 6. Nk'uko mwakomeje kwa natwe twagejeje kuganira n'ababyeyi, twaganira n'ubuyobozi, ndetse tunaganira n'ubuyobozi nyirizina bwa Eglise mu bari bahari. Nkomeje rero kubashimira, ariko nabibutsa gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho. Nje mwari kumwe ni Mugabo Igor Miki, nanashimira n'abadufashije mu buhanga bw'ibyuma ari kuri kamera ya mbere ndetse n'iya kabiri. Mukomeze kugira ibihe byiza.